Nkuko mubizi mwiriwe mugenda umunyamakuru wanyu Mbambe TV mukunda cyane. Nkuko mubizi nkunze kubazanira impano zitandukanye, iz'ibinyugunyugu, iz'ibihara, iz'inyamaswa zose zitandukanye ndetse n'abantu n'ibintu. Murakoze cyane rero muri studio ya Mbambe TV dufite umutumirwa ndetse ntabwo ari we gusa, turi kumwe n'undi munyamakuru mugenzi wanjye turi kumwe muri studio, bamwita Hushu. Nawe yatangira bibwira. Barazi neza cyane, bayita Hushu, niryo zina ryanjye. Ndagukoresha cyane. Mbona narenze. Okay, katwakire umutumirwa wacu abibwire, atubwire n'icyo akora, ese icyamuzanye muri studio ya Mbambe TV. Mwiriwe? Twiriwe neza. Amazina yanyu mwitwa bande? Amazina nk'ibisanzwe ni Robeni. Robeni, ese ukora iki? Wakibwira ukipresinga ko bari gukurikirana Mbambe TV? Ibintu nkora nk'ibisanzwe, nkora indirimbo, nkora ingoma kabisa. Nibyo niko kazi, nibyo mba ndimo, nibyo mba nkora, nibyo ngibyo. Robeni, ese watangiye ibihangano byawe ryari? Ese indirimbo zawe urazikora ukazishyira he? Indirimbo zanjye ndazikora nkazishyira kuri YouTube channel yanjye. Byakora wenda nanzi na address za YouTube channel, ubishaka akaryaho akaba yakora subscribe, yaba yabikunze agasiga na comment y'ibyo twahindura. YouTube channel yanjye ni Robin Superboy nk'ibisanzwe, ukajyaho rwose ukirebera ugakora subscribe, kunzogera or kugira uzubona n'ibindi bikurikiyeho twakoze. Robeni, ese kuri YouTube ufiteho ibihangano bingahe? Ese indirimbo umaje kugezaho ni zingahe, ku buryo abantu bagiye kuri YouTube channel yawe Robeni bagasacinga, ese babuze YouTube channel yawe bakandikaho izina ry'indirimbo ni iyihe? Izina ry'indirimbo ni Baby Pole by Robeni kuri channel yanjye n'ibisanzwe. Yego. Ese nago watunyuramo gakeya mu ndirimbo, waba ufite abakunzi bakurikiranye Mbambe TV bakaba barushaho kuba bajya kuyireba kuri YouTube channel yawe? Nk'ibisanzwe nk'agace kari muri iyo ngoma harimo wahuye n'ibibazo bikomeye, umutima wawe wuzuye ishavu, inimba n'agahinda, uratekereza cyane ukibaza ukabura ibisubizo, niyo rubanda bagutererana, pole mama njye nkuri hafi shenge. Nako ushaka kuyireba wajya channel ukabona n'ibikurikira n'izindi ziraje. Bravo, ndumva umusore wacu afite impano zikomeye. Urakoze cyane ku ngoma yawe nziza cyane, ni byiza, turagushimiye. Ese umunyamakuru mugenzi wanjye Hushu, nta kintu wabaza Robeni? Nk'ikintu namubaza, harimo numvise keza cyane, ndumva yakansiye, habo nanjye akazanwikira nkakagaragaramo, gafite video. Ibyo murabivuga naho nta kibazo. Robeni, ese watangiye ibihangano, ese hari uwo ubikomoraho nka Rorimoda wawe? Ese ninde ubasha kuba wakurikiza kuba waririmba? Nkanjye nk'umuntu naba nakurikiza kuririmba, ngewe abantu numvishe ni benshi cyane, wenda abahanzi inganzo zabo nagiye nzumva, ako nabira byo gushishura ntago aba ari byiza. Tara yawe wenze ibintu iyo bikuvuyemo akenshi ubyikorera bikuvuyemo, nta muntu urebeyeho, nibyo biba ari byiza cyane, nibyo bintu biramba akenshi. Urakoze cyane. Ese mu rugo ni he? Mu rugo ni mu karere ka Burera, umurenge ni Nemba, umudugudu wa Shorezo, naho ngaho mba nibereye mu dukaritsiye aho ngaho. Robeni, indirimbo yawe narayumvishe, numva ifite injyana nziza. Ese wayikoreye muri iyihe studio? Nakoreye muri studio Musanze. Naho nakoreye Musanze kwa Joshua,
nimba mwamuhazi naho ngaho i Musanze. Joshua ndamuzi ni producer ukora muzika neza ndamuzi. Okay, ibihangano ufite utarashyira hanze ese uteganya gushyira hanze bingana iki abantu bakwitege ryari? Okay, abantu banyitege ntabwo biratinda cyane, ibindi bihangano ndi kubitegura ariko bishaka gukora ibintu byiza biryoshye wenze udahubuka. Ubwo niyo mpamvu babyitege channel mwahageze iyo subscribe mwayikoze n'ibindi kubibona bizaborohera. Ndi hafi gukora ibindi ibyo biroroshe ndi hafi. Ese Robin watwitse ndabona uri ku Cyangwe. Ese ibinombo hahira hehe? Ese uwo mupira gusa uburyo uhagaze ndabona uri umuntu udasanzwe tu. N'uburyo uri kuzamuka mu muziki umeze nk'umuntu muziki wumazemo igihe ariko bitewe n'uko uhagaze ibinombe iki kinombe Mike y'iyi nkweto ni iyihe? Se Robin watubwira aho hahira? Okay, amasoko yo ni menshi cyane, kubona amafaranga wenda umuntu ari gufatanya n'ingoma wenda navuga ko bigoye ariko turagerageza. Kuko nabyo ni wabikora n'ubundi ukagenda wagenda wambaye ibirenge ngo ugiye gukora ingoma se byo nibibaho umuntu agomba kugerageza. Nyine hari uburyo uvuga ngo ese mahira Dubai njya Kinshasa nkajya guhahirayo nk'ubu urabona nk'izira Libani nazitumye Dubai ku madolari 5. Okay, nanjye njya Gisenyi biba biriyo byavuye hanze bakoze gutyo, no mu mujyi za Musanze Kigali hose tujyayo kabisa gushaka imizigo kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Murakoze. Hoshu nta kintu wabaza Robin kubijyanye n'umuziki we? Ese nta kuntu wumva mwakomunika ko nawe njya numva hari ukuntu ujya uririmba ukuntu buranye nanjye ngira agasabo ndi tu ahubwo ndumva yazamfasha ukuntu nkamufasha. Urumva ko umunyamakuru wacu yakwishimiye? Okay, ni byiza cyane natwe twabishimiye. Hari ikindi kintu yaragiye kongeraho? Akantu namubaza yafite nk'umuterankunga. Okay, umuterankunga we niyabura muri ibi bintu ntabwo wapfa kwizamura. Ni ukugerageza, abantu babikunze bamwe bahita bakubwira wenda bagufasha n'iki. Ibyo byo ni ibintu tuba tugomba guca muri iyo nzira, ntabwo ikintu cyose wapfa kwizamura ntabwo iki. Abaterankunga bari ngombwa. Abaterankunga urabafite? Okay. Robin ndabumva. Dusoza abakunzi ba Mbambe TV bakurikiye Mbambe TV, ese hari igihe benshi bari kwibaza ati ese uriya ni umusore ni umugabo ni iki muri ibyo uri iki? Okay, njye ndi umusore kabisa, ndi umusore. Okay. Ufite umukunzi? Mfite umukunzi we niyabura biragoye kugira ngo umuntu w'umusore abe yabura umukunzi, biragoye. Wenda bibaho ariko njye ndamufite. Akora iki? Umukunzi wanjye ni umunyeshuri nk'uko nanjye mba niga bisanzwe nkabifatanya n'izo nganzo. Twese ni gutyo bimeze. Nawe uri umunyeshuri? Yego. Ugeze mu mwaka wa kangahe? Senior 4. Senior 4. Section? Niga ibintu bijyanye no gutwara, ako kubwo gukunda umuziki neganya ko mbisoje nahita nkomeza mu muziki nk'ibisanzwe nabyo nabyizeho, ariko ni gutyo niko tugomba kugenda kugira ngo meze mbikore neza. Ubwo gutwara ibinyabiziga? Yego. Wiga mechanic drive? Ni ibyo ngibyo. Thank you. Murakoze. Murakoze cyane bakunzi ba Mbambe TV. Murabona ko twari dufite umutumirwa mwiza cyane ufite umuziki uri kuzamuka n'impano nziza cyane. Okay. Hushu. Yes. Ese ntabwo wasezeraho Robin? Kumusezeraho ni ibisanzwe ndanamuherekeza mubaze n'ukuntu yazanyinjiza mu muziki. Okay, bakunzi ba Mbambe TV mukurikiranye Mbambe TV, muri aka kanya nkomeje kubashimira cyane. Mbashimira cyane ko mukomeza gukora subscribe kuri Mbambe TV, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro tubagezaho twaje tubakeneye. Mukomeze mushigikire umusore wacu Robin. Chano yayo basubiriramo abayibagiwe, mukakomeza nawe mukamushyigikira mukaryoherwa n'umuziki we.
Okay, channel yanjye ni Robert Superboy nk'ibisanzwe. Iyo subscribe ni wibagiwe gukora subscribe kunzogera iyo all ukayikora ukazubona ibindi byose tugakomeza tukaryoherwa turi kumwe kandi murakoze. Umusore wacu Robert Superboy channel YouTube mukomeze mukurikirane. Ciao, byiza cyane murakoze. Nanjye nabiri narenza bakurikirane. Bambe TV cyane. Okay, sawa nanjye ndabashimiye abakurikira kano kantu aka ka interview, nashimiye abanyamakuru kandi mwakoze. Ciao ciao, nanjye ndabashimiye cyane. Mugire ibihe byiza namwe mwakoze ko kuza muri studio za Mbambe TV. Naho ubutaha. Sawa murakoze.